Igitaramo. Mana yabahishuwe akirishimwe, waraturinze n'ukuri ntitwapfa. Igitaramo cyo gushima Imana nyuma y'igiterane cyo kwakira umwuka w'ubugingo mu gihugu gishya. Twishimiye umwuka w'ubugingo mu gihugu gishya. Nyuma y'igiterane cy'iminsi 7 cyabaye kuva ku itariki ya mbere kugeza ku ya 7 Nyakanga umwaka wa 2026 cyo kwakira umwuka w'ubugingo mu gihugu gishya, gutangiza igicaniro gicanira igihugu gishya n'itorero rya Yesu Kristo rya nyuma. Abagore bahishuwe b'ububyutse twateguye amashimwe yo gushima Imana yacu yabanye natwe mu buryo bukomeye. Yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Mana yabahishuwe akirishimwe, waraturinze n'ukuri ntitwapfa. Wahinduye byose ubihinduye bisha, akirishimwe Mana yabahishuwe. Bavandimwe namwe nshuti twabanye muri icyo giterane, twongeye kubatumira ngo tuzafatanye gushima Umwami Yesu. Abahishuwe b'ububyutse mu mbaraga z'umwuka w'ubuhanuzi twaharuriye inzira Umwami Yesu Kristo ngo aze yime ingoma nta nkomyi mu gihugu gishya. Wahinduye byose ubihinduye bisha, akirishimwe Mana yabahishuwe. Twakuye mu nzira ibizira byose byamubambiraga, birimo ibikoresho byose by'umwanzi biyobowe ku isonga na Karinga. Ni kuri uyu wa gatanu tariki ya 10 z'ukwa 7 2026 kuva saa 4 za nijoro ku isaha y'i Burayi no mu biyaga bigari, ku muyoboro wacu wa YouTube Abahishuwe ububyutse. Arawe inama z'abagome, mburuza imigambi y'abaduhiga. Ku bindi bisobanuro baza kuri nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 33 766 05 50 77, cyangwa akamenyetso ko guteranya 41 794 51 80 05. Gusabya Afurika n'Uburayi. Tubahaye ikaze, Imana ibahe umugisha. Mategeko